Amahoro kuri mwese. Tugarutse tuje kubasobanurira byinshi bitandukanye mu ikoranabuhanga, nk'uko nagiye mbibizeza ko ikibazo uzajya mugira muzajya mugishyira muri comment kugira ngo ubutaha tuzagitangirireho. Hari benshi rero nyuma y'isomo ryari ryatambutse rijyanye no kurikavaringa email mwibagiwe cyangwa kwiyibutsa email mwibagiwe, benshi baravuga ati se ko tumaze kumenya email kuko nabibemereye password iyo wayibagiwe wabigenza ute? Ninabyemereye rero ko nzababwira isomo rikurikira ubujyanye n'uburyo twakiyibutsa password ya email twibagiwe. Uyu munsi ibyo tugiye kureba, ushaka kujya ukurikirana video dushyiraho wakanda subscribe, warangiza ugakanda iyo nzogera kugira ngo ikigiye kijyaho online cyose ujye ubona notification ko ari ikintu dushyizeho kugira ngo ukurikirane amasomo atazayikigucika. Iyo uramutse rero ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa ikibazo ubyandika muri comment umaze gusoma cyangwa umaze kureba video, warangiza ubutaha tukazagiheraho tugisubiza iyo gisaba yuko tugikorera video nacyo tukabafasha kuba mwakisobanukirwa mukoresheje video dutanga ziciye kuri channel yacu. Okay, ngiye kubereka rero ukuntu twiyibutsa password twibagiwe dukoresheje Google Chrome, niyo ndi bukoreshe nanone niyo browser nibanzeho muri ino minsi. Ndakanda Google Chrome, nindangiza hano mfitemo konti nyinshi, ndakanda add account, sign in. Mbibutse ko iyo nta zindi email ufitemo nka kuri nifitemo izindi konti bahita bakugeza hano winjiye muri Google account ugiye kuri Gmail. Warangiza but let's show you, reka nze mbereke indi nzira ntoya mu gihe waba winjiye ku kanya, kuko abenshi iyo twinjiye mu ma computer yacu duhita tugeramo imbere direct batatubajije amakonti, duhita tugeramo hano. Aha muri kubona ugikanda Chrome niho uhita uhitira. Hano haba ari kugaragara email iri login muri iri gukontorora nyine Gmail yawe. Hano harimo ikanikire by Bijojo. Noneho ngewe ndashaka ko ndeba email yanjye nibagiwe, ndaza hano ngewe nindangiza na addinge account. Ubwo iyo udafitemo indi account ukandaho uhita winjira. Ngiye nuko mfitemo indi konti, nimara gukanda add account kiremo iyo email yanjye bijojopro@gmail.com, nkande next, bansabe gushyiramo password nsipoze ko nibura ari 07833334356. Nkore next, bambwire ko password atariyo. Umaze guhura n'iki kibazo kandi uzi neza ko email yawe uyikeneye, niyo wakoresheje usaba akazi, niyo wakoresheje usaba kujya kwiga, niyo wenda igize YouTube channel yawe kandi urayikeneye, mbese email niyo ikora ibintu byinshi cyane mu bintu cyane cyane bya online na social media bitandukanye. None ushaka kwiyibutsa iyi password, iyo bamaze kukubwira ko password rero ari long, uza hano kuri forget, warangiza ugategereza bakaguha ko hari code bakoherereje. Iyi code rero ishobora kuza kuri email cyangwa kuri telefoni wakoresheje ufungura email bwa mbere. Iyo turi gufungura email, isomo ryatambutse rigeze kubivuga, bakubwira ahantu uza gushyira telefone verification phone number n'ahantu ushyira email verifications. Ni email izagufasha kwiyibutsa wibagiwe email, ni na phone izagufasha kwiyibutsa wibagiwe email cyangwa wibagiwe password y'iyo email. Email rero ushyiramo ya recover ni email utajya wibagirwa. Ishobora kuba ari y'akazi, ariyo ku kazi, ishobora kuba ari iy'inshuti yawe ikomeye cyane uzi ko itajya yibagirwa email yayo, ishobora kuba ari email nawe uzi neza ko utakibagirwa. Telefoni recover nayo aba ari telefoni uhorana. Bambwira rero ko code bayimpaye kuri email itangirwa na mbi@gmail.com. Mwiwe ko email yanjye n'ubundi iyi mfite ndi gushakira password nayitangirwa na mbi, ariko vuga ngo hari indi email itari Bijojo, uko iyi ni bijojo@gmail.com. Ngiye gushaka iyo email yindi itangirwa na mbi nigeze gukora, ntekereje nsanga ari indi email ngira bita mbishimiyejo@gmail.com, bivuze ngo nayo irimo mbi. Ndaza muri inbox yayo, ni email iriho ICT show, ngiyi iriho mbishimiyejo@gmail.com. Njya hano inbox ndebe ko iyo code bayinyohereje, ngiyi message Google verification code, nyifungure, nindangiza nze nkore copy y'iyo code bampaye, copy, then subira inyuma hamwe na nindi gushakira password ya email yanjye, nkore paste, nkomeze
next, bareta bambwira kwa updating. Hano rero baba basipoza ko ino email nyizi ariko kuyo utumva password utakiyibuka kuba ngo you can update your password now if you forget it. Nimba utakiyibuka uhita ukanda continue, ahubwo ngo ukande update password cyangwa ongera ukuri indi password ya nyayo. Ngewe ndahita nkanda kuri update nkore indi password. Password bavandimwe nshuti zanjye mbibutse rwose ntago password uba ugiye gufungirana ikigega, ni umubare w'ibanga nta n'undi muntu ubuzi. Nta n'impamvu rero yo gukora ibintu biza kugupanika mu mutwe kandi uzi neza ko umubare w'ibanga nta wundi muntu uzaba awuzi uretse wowe gusa. Urakora umubare w'ibanga nurangiza nuze ukore confirme cyangwa wongere wandike wa mubare w'ibanga wagize ute wa wundi wipoje. Nurangiza ukande save password. Hano nashyizemo imibare idahura. Be sure password uri gushyiramo kari password utazibagirwa. Biba byiza imibare ya password ubundi irenga 8. Nibwo aba ari sawa ubundi. Okay, ntegereze barite bambwira ko password yanjye ushaka wayisavinga muri computer yawe, update password kugira ngo system ijye yibuka. Reka nyisavinge kugira ngo anytime nshaka kwinjira muri computer yanjye mbibone. Bahita bakwereka telefone email yawe iroginzemo, banyeretse Galaxy tablet ya A7 Lite, banyereka Galaxy A31, banyereka Galaxy Pop 5 Pro, banyereka no gukora kukodinga. Hano rero ngewe ndareba telefoni koko mfite mbere yuko nanakomeza kugira ngo nimba ari telefoni bananyibye cyangwa nanagurishije nkaba ntakiyifite manze nyikuremo. Tablets A7 ndayifite iracyari hano, Galaxy A31 iracyari hano, Pop 5 Pro ntayo nkifite. Ndahita nkora remove nyikure, uvuga ngo ndaba nkuye ino email muri iyo Pop 5. Uwayiguze wese cyangwa uyifite ibitakora. Nindangiza mbe naza ninjiremo hano kugira ngo mbe nanasoma message zigize iki ya email yanjye maze kuri covering password yayo. Hande hano Gmail, nsome message kabisa, ngizi message maze kwakira. Email nindi kuri covering muyibuke ni iriho Mbishimimana Jonas, ariyo nejo twari turi gukora recover yayo twarayibuze. Uyu munsi tuje kuturi coveringa password yayo nayo ko twaribagiwe. Ziranzira rero yabisaba ngo uzikurikize. Mbibutsaho gatoya dukora screening ho gatoya. First, mbere na mbere urinjira muri Google ukajya muri Gmail yawe account ukandikamo email yawe, warangiza ukajyamwe ha password utayibuka itukanda ahantu handitse forget, warangiza munsi ya forget ukajyamo habahita baguha ahantu wuzuza telefone number cyangwa bakaguha telefone number boherejeho code cyangwa email boherejeho code. Ariho nabibutsaga ngo nujya gukora email bakakubaza verification recovery cyangwa verification telephone number cyangwa email, ujye ukoresha email utazapfa wibagiwe. Ujye ukoresha email akeshi inshuti zawe uzi, kuko uretse ngewe hari n'abakuru banjye muri kano kazi ka IT, nibura uvuga ati uyu muntu ahora kuri email ye ntago yayitakaza kuko niko kazi ke. For example, abantu ba YouTube channel, aba developers, abantu bo web design n'abandi bantu batandukanye bakora akazi ka internet cyane, n'abantu uyu munsi dufite mu Rwanda bakora ama service y'irembo and so akenshi system za online baraccessinga ku buryo gutakaza email yawe biba bigoye. Ureba muri umwe rero wizera ukamusaba ko wajya ukoresha recover yiwe mu gihe we atajya yibagirwa, ukari ukora recover email. Phone number nayo ni phone number uhorana niyo wayibuze uraswapa. Babwire ko muri telefoni tugira hari telefoni uvuga ati sinzayitakaza. Nimero simukadi banyiba telefone, simukadi ndaranswapishije kuko uyikenera buri munsi. Ubwo aha ni ukuri covering. Iyo umaze kwinjizamo ya telefoni cyangwa ya email bakwereka code baguha kuri email cyangwa kuri telefoni bitewe n'uburyo baguhitiyemo. Ngiye hano baduhitiyemo email, njya gusura email nakoreshe muri recover, mfata code njyana aho batubwiye kuyishyira muri recover code, nyandikamo, ndangije ndakomeza, biba birarangiye. Mwibwe karano nageze barambwira ngo komeza nimba password ya wibuka. Nuko ino computer
yigeze kwakira iyi email, yo iba ikiyibuka ariko nyarigye mba ntakiyibuka. Icyo gihe rero ntabwo uhita ukomeza, ahubwo uhita ukanda update password, ugahita wa updatinga ugashyiramo iki password yawe ushaka. Mbibutsa ko password kuyikora twirinda kwipanika mu mutwe cyane, tugakoresha password iri very easy kuri twebwe, kuri twe. Hari imibare tuba tuzi twebwe, hari ibiryo dukunda, hari inyamaswa dukunda, twongeraho utundi tuntu dukeya ku buryo bita bihura. Vuba se ya nyamaswa ugashyiraho indi mibare mito y'ukunda, ntabwo umuntu yapfa rwose kugesinga. Buri ikibi ni uko wakoresha izina gusa, ariko iyo ukoresha izina ugatishyira n'akamenyetso cyangwa utundi tuntu, ntabwo umuntu yapfa kubyibuka. Aho kugira ngo wandike urugambo kilometric utazapfa unibutse, nawe ureka kwipoza. Nubwo kuri kavaringa turi kubona ko bikunda, ariko hari ushobora kuzabyifuza wihuta cyane, password waba wayibagiwe bikakubera ingorabahizi. Yari Jonas hamwe na ikanikire. Ndumva rero uramutse ushaka, nuko nabivuze ntangira, ushaka kujya ukurikirana video zacu, wakanda subscribe hano kuri channel yacu, ugakanda inzogera yimenyekanisha cyangwa gutuma icyo dushyize cyose ukibona. Kandi waba ugira hari icyo ushaka kutwongereraho nk'inyunganizi cyangwa nk'igitekerezo cyangwa nk'ikibazo, ukaba wacyandika muri comment, noneho utaha tukazagitangiriraho. Mukomeze kugubwa neza.